munsi uko duteraniye hano, akaba ariko tuzateranira imbere ya Data. Tekereza igihe umaze mu itorero ry'Imana, mbese Yesu aje none wamusanganira, ubwo Imana y'Uwiteka izabivugiye ku bicu, Yesu agarutse mbese wamusanganira. Icyampa kuri uwo munsi uko duteraniye hano, akaba ariko tuzateranira imbere ye, buri wese azishimira ko atsinze uru rugamba, maze turirimbe yuko tunesheje iyi si. Icyampa kuri uwo munsi uko duteraniye hano, akaba ariko tuzateranira imbere ye, buri wese azishimira ko atsinze uru rugamba, maze turirimbe yuko tunesheje iyi si. Abaririmbyi bararirimba, babwiriza bakakubwiriza, bose bakubwira kwihana ibyaha. Uwiteka ntacyo atakoze ngakumenyesha inzira ye, mugenzi nurimbuka ni wowe uzaba wisize. Icyampa kuri uwo munsi uko duteraniye hano, akaba ariko tuzateranira imbere ye, buri wese azishimira ko atsinze uru rugamba, maze turirimbe yuko tunesheje iyi si. Icyampa kuri uwo munsi uko duteraniye hano, akaba ariko tuzateranira imbere ye, buri wese azishimira ko atsinze uru rugamba, maze turirimbe yuko tunesheje iyi si.
yabonaga amugejeje mu gituro, kuko iyo atavamo ibyacu byari birangiye. Ariko muhumure kuko mu minsi 3 Yesu yarazutse, imva ye iri mu busa. ntakirimo Yesu ntakirimo, ntakirimo mu gituro Yesu yavuyemo. Genda urebe imva ye iri mu busa, ari mu ijuru umuri nawe uturengera. ntakirimo Yesu ntakirimo, ntakirimo mu gituro Yesu yavuyemo. Genda urebe imva ye iri mu busa, ari mu ijuru umuri nawe uturengera. Abatari babizi mwese nimubimenye, Yesu yazutse atuzukana intsinzi. Ubwo kuba mwizera tugendera muri iyo ntsinzi, kuko iyo atavamo ibyacu byari birangiye. Igihe yavagamo twari dutsinze urupfu, tubonye ubugingo buhoraho iteka ryose. ntakirimo Yesu ntakirimo, ntakirimo mu gituro Yesu yavuyemo. Genda urebe imva ye iri mu busa, ari mu ijuru umuri nawe uturengera. ntakirimo Yesu ntakirimo, ntakirimo mu gituro Yesu yavuyemo. Genda urebe imva ye iri mu busa, ari mu ijuru umuri nawe uturengera. ntakirimo Yesu ntakirimo, ntakirimo mu gituro Yesu yavuyemo. Genda urebe imva ye iri mu busa, ari mu ijuru umuri nawe uturengera. Genda uwa Yesu nawe n'uwanjye, ibyamagayikisha ntibigifite umwanya, kuko arankunda nanjye ndamukunda. ahazaza hanjye hari mu bwishingizi. simpangayitse ndatuje cyane, ubunguwe neza mu mutima wanjye. ndi mu bwishingizi ndakomeye cyane, ndi mu maboko y'ushobora byose sinzatinya. simpangayitse ndatuje cyane, ubunguwe neza mu mutima wanjye. ndi mu bwishingizi ndakomeye cyane, ndi mu maboko y'ushobora byose sinzatinya. ntuzatinya abantu ntacyo bagutwara, ahubwo burya uzatinya icyaha cyonyine, ndetse n'urupfu ntuzarutinye, kuko Yesu yarutsinze aduha ibyiringiro. simpangayitse ndatuje cyane, ubunguwe neza mu mutima wanjye. ndi mu bwishingizi ndakomeye cyane, ndi mu maboko y'ushobora byose sinzatinya. simpangayitse
simpangayitse ndatuje cyane ubunguwe neza mu mutima wanjye ndi mu bwishingizi ndakomeye cyane ndi mu maboko y'ushobora byose sinzatinya ab'isi bose bamenye neza ko ntari umuntu usanzwe ngenda imwe n'Imana ndi n'umutambyi watoranijwe igikomangoma cy'ubwami buzahoraho simpangayitse ndatuje cyane ubunguwe neza mu mutima wanjye ndi mu bwishingizi ndakomeye cyane ndi mu maboko y'ushobora byose sinzatinya simpangayitse ndatuje cyane ubunguwe neza mu mutima wanjye ndi mu bwishingizi ndakomeye cyane ndi mu maboko y'ushobora byose sinzatinya simpangayitse ndatuje cyane ubunguwe neza mu mutima wanjye ndi mu bwishingizi ndakomeye cyane ndi mu maboko y'ushobora byose sinzatinya ntago muzi tuba twicaye gutya ariko Imana iba yatanze ingabo nyinshi ku bwacu. Ubu turi hano dufite umutekano ariko ubu hano hirya harimo haragendamo abasirikare baturutse izi saha mu kanya bagenda n'amaguru bari bugeze mu gitondo. Icya kabiri, ubu hari abamarayika b'Imana batagaragara bakoresheje imbaraga zose ngo baturindire babangamira imbaraga za Satani mu bitekerezo byacu badushoboze kubahiriza kuboneka mu ijambo ry'Imana. Amen. Yego. Ikindi kandi ubu tuba turimo kwicara gutya dutuje, haba hari abantu bazindutse bicara aha ibintu birabarushya nk'aba bahungu baba ku byuma kwikorera iki kibafure, ubundi kiriya kintu cyikoreye ugakomeza kucyikorera atari Imana ituma ucyikorera wazagira umushiha. hari abadiyakoni baba bavunitse ariko namwe muba mwavunitse kuko mwasize ibibafitiye inyungu muza gushaka Imana mukesha kubaho. Ndagira ngo rero buri muntu wese arebe mugenzi we amwifurize umugoroba mwiza. Yego. Yego rwose. Imana ibaha umugisha. Mumaze kumenyera uburyo twiga ijambo ry'Imana, reka muri uyu mugoroba dushimire abayobozi, abapasteri Imana yahaye amahirwe bakagera hano. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo ndebe abantu bafite Bibiliya. Abantu bafite Bibiliya murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Tugiye kuzikoresha rero, munyemerere mujye ijuru dusenge. Nanone Uwiteka Mana nziza, Data wa twese, uwo dukesha kubaho, we dukesha kwinyagambura no kuramuka, wowe dukesha agakiza. Ntacyo dufite twita icyacu, byose turabisangiye. Inkomoko yacu, inkomoko y'agakiza kacu, inkomoko yo gucungurwa kwacu ni wowe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mu isi hari ibitabo byinshi
ariko dufite amahirwe y'uko ijambo ryawe iyo tubanje tugasenga tugaca bugufi mbere y'uko turyiga, uraza ukabana natwe tugahuriramo nawe wewe waryandikishije. Mwuka wawe wera niwe utuma ijambo ryawe rihuza n'amateka y'ubuzima bwacu, ku musozo tukareba i Karuvari kuko ariho dukomora agakiza. Ubwo tugiye kuryiga ubane natwe, utuyobore mu kuri kwawe, weze ubuzima bwacu, weze intekerezo zacu. Ubwo turibumbuye ubumbura imitima yacu kugira ngo ribone aho rijya, kandi aho urishyira haba ahantu kure Satani atazarisahura. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Muri uyu mugoroba dufitanye icyigisho cyiza gifite insanganyamatsiko ivuga ngo kuki uruhanga rwawe n'akaboko bishakishwa. Kuki uruhanga rwawe n'akaboko kawe bigira gute? Bishakishwa. Bibiliya yagiye igaragaza ikintu cyitwa uruhanga. Uruhanga rufite ubusobanuro budasanzwe. Abasomyi ba Bibiliya mwese murabizi ko igihe Kayini yari amaze kwica Abeli, Bibiliya itubwira ko Kayini Imana yaramwegereye irangije iramubwira iti nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byituga ku rugi, ni wowe bishaka kandi ukwiye kubitegeka. Muri icyo gihe Bibiliya itangira kwandika itangiriro, nta rugi rwabagaho. None ni uruhe rugi Imana yavugaga ibyaha byitugatugiraho? Murabireba ayo magambo murayabona mu itangiriro igice cya 4. Itangiriro igice cya 4 umurongo wa 7. Imana ibaza Kayini, iramubaza uzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byituga angahe? 7. Noneho kandi Uwiteka ashyira kuri Kayini ikimenyetso kugira ngo hatagira umubona akagira gute? Akamwica. Icyo nagira ngo mbabaze ngiki, iki kimenyetso Kayini yashyizwe ku mutwe cyari ikimenyetso cyiza cyangwa kibi? Cyari ikimenyetso kibi, ariko nanone we yishakiraga gutandukana n'Imana. Kayini nta kintu byamubwiye, gutandukana n'Imana ntacyo byari bivuze. Wicyo yarababajwe nacyo nuko abantu bazamwica. Abantu b'uyu munsi wa none batewe ubwoba no gutandukana n'inshuti zabo, baremera bagatandukana n'Imana aho gutandukana n'inshuti zabo. Icyo nagira mbabwire rero ngiki, ikimenyetso ni ikintu gikomeye. Nimureba neza muri Bibiliya zanyu, mu Kuva igice cya 28, Kuva igice cya 28 umurongo wa 36, Bibiliya iratangaje. Haranditswe ngo igihe Imana yategekaga uko Abalewi bagomba kwambara, Bibiliya iravuga ngo kandi uzacure igisate nk'izahabu nziza, maze nk'uko bakeba ku ibuye rishyiraho ikimenyetso, ucyandikisheho gukeba aya magambo ngo yerejwe Uwiteka, amen. Ugifatanye n'agashumi kaboheshejwe ubudodo bw'umukara wa kabayonga, gitamirizwe kuri cya gitambaro kizinze cyo mu mutwe. Ikintu Imana yavugaga ni iki? Abatambyi bambaraga igitambaro cyera mu mutwe. Imana itegeka ko bazafata zahabu bakayikoramo inyuguti nziza, izo nyuguti zikaba zanditse amagambo avuga ngo yerejwe nde? Yerejwe Uwiteka. Ayo magambo akajya ku gahanga kuri wa muntu wambaye cya gitambaro. Bivuze ngo igitambaro yacyambaye ku mutwe, kuri icyo gitambaro aharinganiye n'umutwe handitswe ngo yerejwe Uwiteka. Iki ngiki cyari ikimenyetso cyabaga kiri ku mutambyi, cyerekanaga yuko uwo muntu Imana yayeguriye ubuzima bwe, kandi ahazaza he hazwi n'Imana, ari umukozi wande? W'Imana. Uyu munsi wa none nta kimenyetso dufite kigaragara mu maso cyerekana yuko turi abakozi b'Imana, ahubwo ikimenyetso dufite tugifite mu bitekerezo. Abantu bareba imico yacu niyo basoma bakamenya ko dufite Imana cyangwa tutayifite. Reka ngire ikintu babwira. Hano haranditswe ngo icyo gisate kibe mu ruhanga rwa Aroni. Cyagombaga gushyirwa mu ruhanga rwande? Mu ruhanga rwa Aroni.
uyu mushinga Imana yari ifite, Imana yemeye yuko natwe duhinduka abami n'abaki, abami n'abatambyi. Natwe yifuza yuko tugomba kwerezwa Imana. Kubw'ibyo rero iki kimenyetso ntabwo kikiri ikimenyetso kigaragara. Hari abantu benshi bajya batekereza yuko Imana ifite ikimenyetso kigaragara gifatika gutya ku buryo umuntu yakitera nka kashe mu gahanga, ariko ntabwo ariko bimeze. Iki cyari ikimenyetso kidasanzwe cyerekana ko umuntu yerejwe Imana. Nshuti zanjye, nagira ngo dukomeze Gutegeka kwa kabiri igice cya 6 umurongo wa 4. Iyo Bibiliya ivuze mu ruhanga ibivuze iki? Tuze kujyana neza muri Bibiliya, muraza kumenya aho twerekeza. Gutegeka kwa kabiri igice cya 6 umurongo wa 4. Imana yari irimo kubwira Abisiraheli uburyo Imana iri seriye ku ijambo ryayo. Imana yari irimo kubabwira uburyo iri seriye ku mategeko yayo. Yari irimo kuvuga uburyo iri seriye ku muhamagaro wayo. Abasomyi ba Bibiliya dusome umurongo wa 4. Haranditswe ngo, umva wa bwoko bw'Abisiraheli we, Uwiteka Imana yacu niwe Uwiteka wenyine. Ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose. None ko mujya muvuga ngo abakobwa babatwaye umutima, ubwo Imana izakoresha uwuhe? Simwe mbaza. Bibiliya itubwira ko Salomo amaze kurangara yagiye mu bagore, abagore bamutwara iki? Umutima. Byageze ubwo Salomo urusengero yari yarubakiye Imana byarangiye ashaje, abagore be bamwubakisha izindi nsengero iruhande rw'urusengero rw'Imana. Kubera iki? Kubera ko abagore bamutwaye iki? Bamutwaye umutima. Umuntu rero Imana iramukangurira yuko agomba kuyikunda n'umutima we wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Ntago biri muri gahunda y'Imana ko umuntu yiyegurira Imana ashaje. Abajene mukiri batoya, Imana ibishaka yuko tuyegurira tukiri bato. Muzi impamvu umwana w'intama wa Pasika yagombaga kuba akiri umusore? Umwana w'intama wa Pasika yagombaga kuba ari umwana w'intama utararenza umwaka umwe. Yabaga ari umwana w'intama ufite imbaraga. Iyo ntama niyo batambye kuri Pasika. Ntabwo byari byemeye gutamba intama ishaje. Bishatse kuvuga iki? Kristo yagombaga kuzapfira abantu mu myaka ye myiza iryoshye y'ubusore. Ni nayo mpamvu byiza cyane yuko Dawidi yavuze ngo nari umusore none ngize gute? Ndashaje, sindabona umukiranutsi agira gute? Ariko umuntu wiyeguriye Imana ari umusore abazarinda asaza afite umugisha. Ndashaka kubabwira iki rero? Uzakunda Imana ugifite imbaraga, kuko kuza gukunda Imana imbaraga zaragushiranye nibyo koko uba wiyeguriye Imana, ariko ibyo wazambije ntiwabona amahirwe yo kubikiza. Abakiri bato mubyumve neza, muri mu myaka myiza yo gukorera Imana, muri mu myaka myiza yo kurinda ubuzima bwanyu kugira ngo mutangirika. Nshuti zanjye, Bibiliya irakomeza umurongo wa 6. Aya mategeko ngutegeka uyu munsi ahore ku mutima wawe. Amen. Ujye ugira umwete wo kuyigisha abana bande bawe. Hari ukuntu Satani ajya agenderera abantu, ugasanga turimo turashora imbaraga mu kujya gufasha umukumbi ku rusengero, turimo turashyira imbaraga mu kujya kuririmba, kujya kubwiriza, ariko abana bacu ugasanga ni abashyitsi ku Mukiza. Ni ikibazo, si ikibazo? Icya mbere, Imana irashaka ko iby'agakiza wamenye uhera ku bana bawe, ibyo gucungurwa abana bawe. Nasomye amagambo ambwira ngo abana bacu mu gihe tubakikiye tugomba gutangira kubabwira ibitekerezo by'inama y'agakiza. Amen. Ku buryo umwana azatwarwa n'ijambo ry'Imana akumva ni iryo ngiryo n'iryo rye. Nshuti zanjye, ugomba kuyigisha abana bawe, ujye uyavuga wicaye mu nzu yawe. Amen. Inzu z'abana b'Imana ntizigomba kuvugirwamo andi magambo adafitanye isano n'Imana. Niyo mpamvu Bibiliya iravuga ngo abubaha Uwiteka baraganiraga, Uwiteka agatega amatwi, ibitabo bikabumburwa imbere ye kugira ngo yumve amagambo abubaha izina rye bagiye kugira gute? Bagiye kuvuga. None nagira ngo mbabaze, mu ngo zacu havugirwamo ibiki? Imana yategetse ko ijambo ryayo, amabwiriza yayo n'amategeko yayo ari byo bintu byakagombye kuba bizaza bivugirwa mu ngo zacu. None ingo zacu zabaye icumbi ry'amagambo,
ubujajwa, kuvuga abandi. Byabaye icumbi ryo kuganiramo ibiganiro by'uburyo ubuzima bwanze, uburyo akazi kapfuye, uburyo ubukene bwadutunguye. Ariko nibyo Imana yari yaragennye. Urugo ruvugirwamo amagambo y'Imana inshuro nyinshi ruhinduka urugo rw'umugisha. Ndasaba Imana ngo ingo zanyu zihindure ingo z'umugisha. Nshuti zanjye, Imana yarategetse iravuga ngo nuko ugenda mu nzira, ayo magambo, ayo mategeko, iryo jambo ry'Imana rijye rikugendamo mu gihe urimo kugenda mu nzira. Kubera iki? Kera wajyaga kubona ukabona abantu b'Imana barangwaga n'iki? Bagendaga ari abantu batuje, ariko byanga byakunda wabonaga bafite igitabo cy'ijambo ry'Imana bagira gute? Basoma. Ku isoko umuntu yabaga acuruza, abakiriya baba bagiye nta bandi bahari, ukabona akuye mu gikapu igitabo arimo arasoma. Mu gitabo cy'umugenzi. Mukristo ajya guhaguruka, yahagurutse kubera ko abantu bamubwiye inkuru cyangwa yarazisomye? Kubw'ibyo rero mfite impungenge yuko abantu basigaye baza mu gakiza uyu munsi ntago babumbura igitabo ngo kibabwire yuko umudugudu barimo ugiye kurimbuka. Imana rero ishaka yuko ijambo ryayo no mu nzira aho tugenda turitekereza. Ndagira ngo mbabaze, ni abantu bangahe mukibasha kugendana agatabo? Musigaye mushaka yuko abantu batamenya ko musenga? Umuntu asigaye aza no gusenga, Bibiliya akayikubita mu gikapu, yarangiza akayikuramo. Turimo turashaka ko abantu batubona ko turi ab'isi, kandi nyamara reka ngire ikintu mbabwira, Bibiliya kuyigendana mu biganza hari abantu benshi byagiye bikiza. Si mwebwe mbaza? Oya, ubwo turaza kuza kwibaza ngo murakoze. Umurongo wa 8 uravuga ngo ayo mategeko uyahambire ku kuboko kwawe, akubera ikimenyetso, uyashyire mu ruhanga rwawe hagati y'amaso yawe. Aya magambo y'umurongo wa 8 kuki Imana yayategetse? Gutegeka akaboko, gutegeka uruhanga bisobanuye iki? Amategeko y'Imana kuyafata, kuyahambira ku kuboko byerekanaga yuko amaboko yawe, ibikorwa byawe birayoborwa n'amategeko y'iki? Y'Imana. Kandi kuvuga ngo uyashyire mu ruhanga rwawe, uru ruhanga rwacu rushushanya intekerezo. Izo ntekerezo rero ntabwo Imana ikeneye yuko tuza kuyisura ku rusengero, ntabwo Imana ikeneye yuko tugenda ngo tugiye kuyishaka mu butayu. Imana irashaka yuko tugenda itugendamo, ikaba iri hagati y'iki? Y'amaso yacu, mu bitekerezo mo imbere. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire rero impamvu zatumye iki cyigisho tukiga. Ezekiyeli igice cya 9, tujyane twihute. Ezekiyeli igice cya 9, amagambo akomeye. Kubera iki Imana, ndagira ngo mbabaze, ari uruhanga ari n'ukuboko, nyuma yuko Yesu Kristo adupfira i Karuvari, Yesu Kristo yadusabye uruhanga cyangwa yadusabye amaboko gusa? Si mwebwe mbaza? Yadusabye iki? Mwana wanjye mu mutima. Umutima nibyo bitekerezo, ni narwo ruhanga. Ariko Yesu yigeze avuga ati mwana wanjye banzume ibintu byawe, kera nibikunda n'umutima uzawume? Oya. Ariko ni ikinyoma gikomeye yuko umuntu yaba afite Imana mu bitekerezo, yarangiza bigasaba mu rusengero ko bavuga amagambo menshi kugira ngo agire icyo agira gute? Atanga. Isezerano rishya ryubakiye ko uwo wahaye mu bitekerezo byawe niwe uzakontorora iki? Imikorere yande? Imikorere yawe. Ezekiyeli igice cya 9, abantu b'Imana bashyirwa ikimenyetso hehe? Mu ruhanga. Reka ngire ikintu mbabwire. Ubundi twebwe abantu, ikimenyetso cy'uko umuntu ari umuntu w'Imana tukirebera mu kaboko. Ureba ukuntu umuntu yakuguriye ibiryo akabizana urwaye, ukavuga uti uyu ni umuntu w'Imana. Bivuze ngo iki? Akaboko ke kaba gateyeho kashe ko ari umuntu w'iki? W'Imana. Mu rusengero umuntu akareba ukuntu uteye, uburyo uterura amabafure n'iki, akavuga ati nkurikije ukuntu uriya muntu akora, ni umuntu w'Imana. Ariko Imana yo, ikimenyetso cyayo ntabwo gishyirwa mu kiganza, gishyirwa hehe? Mu ruhanga. Ezekiyeli 9
maze arangurura mu matwi yanjye n'ijwi rirenga ati, abahawe gutwara umurwa nimubigize hafi, umuntu wese afata intwaro yicana mu kuboko kwe. Ni byiza ubwo cyangwa ni bibi? Hagiye kubaho kurimbuka. Umurongo wa 2, nuko mbona abantu 6 baturutse mu nzira y'irembo ryo haruguru ryerekeye ikasikasi, umuntu wese afite intwaro yicana mu kuboko kwe. Aba bashushanya imbaraga y'Imana yo kurimbura abanyabyaha banze ijambo ry'Imana. Ezekiyeli 9 harakomeza akavuga ngo, kandi mbona undi muri bo, ubwo ni uwa kangahe? Ni uwa 7. Undi muri bo yari yambaye imyambaro y'ibitare, afite ihembe ririmo wino ku itako rye, maze barinjira bahagarara iruhande rw'igicaniro cy'umuringa. Akazi k'uyu nguyu umwe gatandukanye n'akazi k'aba bandi 6. 6 bahamagawe ngo begere hino, kuko icyo bagiye gushingwa ni ukurimbura. Ubu dufite abantu barimo kwigisha inyigisho ko nta munyabyaha uzagira gute? Uzashya. Abantu bongeye gusubira ku byaha, iby'agakiza kari karabarekesheje babihagaritse. Abantu bamwe baravuga bati, wabona Yesu atakinaje, twirire twinywere, n'ubundi ejo tuzagira gute? Tuzapfa. Ariko umumarayika wundi yari afite ibimenyetso bimutandukanya n'abandi. Icya mbere, undi muri abo bamarayika yari yambaye imyambaro y'ibitare. Imyambaro y'ibitare ni imyambaro yera. Aha turimo turasobanura gukiranuka. Amen. Ni umumarayika ukiranuka. We noneho ntabwo ari uwo kwica, si uwo kurimbura, ahubwo ni uwo kugira gute? Ni uwo gukiza. Yari afite ihembe ririmo wino ku itako rye. Kera mu kwandika bakoreshaga wino, kandi bayitwaraga ku itako. Wino yabaga imeze nk'uko amavuta wayafata ukayashyira mu kintu. Kuko ibyo rero kwandika bakoreshaga ibaba, akaba ari ryo bagira gute? Bandikisha. Ubwo rero ibimenyetso birimo kugaragaza uyu mumarayika birerekana yuko Imana irimo kubarura. Ijambo ry'Imana rirakomeza. Barinjira bahagarara iruhande rw'igicaniro cy'umuringa. Iyo Bibiri ivuze igicaniro, birerekana ko bifitanye isano n'amasengesho. Ntabwo Imana ishobora gucira urubanza abantu batigeze babwirwa ubutumwa bwayo. Kandi nagira ngo mbabwire, nta muntu ushobora gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga ubuzima bwe butabaye mu buzima bwo gusenga. Umurongo wa 3, nuko basanga ubwiza bw'Imana ya Isiraheli bwavuye ku mukero aho bwahoze bugeze mu muryango w'inzu. Mbabazi, burimo buraza cyangwa burimo buragenda? Burimo kugenda. Mu gihe nk'iki ngiki abantu barya bakanywa, bagasambana, bakiba, bagakora ubukwe bw'ubwesukoro, abantu bakica, bakagira gute? Abantu bakajya mu nsengero bakabyina bagataha. Umwanya w'ijambo ry'Imana n'umwanya wo gutekereza ku gitambo cya Yesu ukabura. Muri icyo gihe ubwiza bw'Imana burimo buravaho bwari buri. Abantu nibabizi barashaka kwigira abakiranutsi, ariko hari ibimenyetso byerekana ko Imana irimo, ubwiza bw'Imana burimo kugenda. Muri uyu mugoroba fatirana ubwiza bw'Imana kuri wowe burimo buragucika. Iri jambo riravuga ngo bwari bugeze mu muryango w'inzu. Mu magambo make, burimo burasohoka, harabura gato. Nongere mbabwire, hari abantu babura gato ngo imbabazi z'Imana zigere gute? Zibarangire. Abantu barimo baratuka umwuka wera, kandi ukabona nta n'icyo bigize gute? Bibabwiye. Ubuzima bw'umujyi burimo burakanda, ibigeragezo bigakanda, amakuba agakanda, abo musengana bakakugerageza, urushako rukagukanda. Umuntu yarangiza agahita avuga ati, ndabona ibintu by'Imana bitazakunda. Akabwira umutima ati, ngiye kuba indaya kama mbaya mbaya. Abantu barimo baratuka umwuka wera ku bushake, babizi kandi bagize gute? Babishaka. Ubwiza bw'Imana muri wowe bugeze? Buracyari mu mutima cyangwa bugeze ku munwa busohoka? Kuko umunwa niwo muryango wawe. Cunga cyane, kurikirana iby'agakiza kawe. Marayika yari ari aho, maze ahamagara uwo muntu wari wambaye imyenda y'ibitare, afite ihembe ririmo wino ku itako rye. Umurongo wa 4, nuko Uwiteka aramubwira ati, genda unyure mu murwa hagati muri Yerusalemu, maze ushyire ikimenyetso mu gahanga k'abantu bafite kondisiyo ebyiri. Abantu bagomba gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Icya mbere, k'abantu banihira ibizira bihakorerwa. Icyo ni icya mbere, kandi byarangiza bikabatakisha. Amen. Igihe Sodomu na Gomora byari bigiye kurimbuka,
abamarayika babwiye Aburahamu, baramubwira bati reka tumanuke tubanze turebe, Imana yatwohereje ngo tujye i Sodomu turebe yuko gukuniha no gutaka kw'abaharega ko ariko bimeze, niba atari ko bimeze kandi nabyo turagira gute, turabimenya. Mbere yuko Yesu aza, abantu bazaba bapfukama basenge umwami Yesu, bamubwire bati mwami Yesu, icyaha kiri ku mugaragaro, ubupagani bwamize ubukirisitu, abana bawe barimo bararenganywa n'isi ntikibashaka, kandi ikibi kirimo kiraganza ku buryo wagira ngo nta cyiza kiri ku isi. Ngwino ukureho umwanda, ukirakire, urimbuka agire gute, arimbuke. Kandi ikindi ni iki kiranga intore z'Imana? Bibiliya muri Matayo Luka igice cya 18, Luka igice cya 18, hantu twari turi turahagaruka, nari ndimo kubabwira ikintu cyo gutaka. Luka igice cya 18, Bibiliya zanyu handitswe ngo iki? 18 umurongo wa 8, ndababwira yuko izazirengera vuba. Izo ni intore z'Imana. Ariko umwana w'umuntu naza, reka mbere ku murongo wa 6, nuko umwami Yesu arabaza ati nimwumve ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze. Ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa n'ijyari? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Amen. Iki ni ikimenyetso cy'abantu bagomba gushyirwaho ikimenyetso mu ruhanga. Kondisiyo, bagomba kuba banihira ibizira bikorerwa muri Yerusalemu, bareba ahantu icyaha kigeze, basengera umukumbi w'Imana, basengera itorero ngo ryezwe, batishimira ibibi by'abandi n'intege nke zabo. Ni abantu bapfukama bavuga bati uyu nawe aramutse asigaye arimbutse twaba duhombye, akakurarira ijoro. Bareba umugore wananiranye, abandi bagore bakamusengera, bakaniha, bakavuga ibibi barimo kubona, ariko barangiza bataka ku manywa n'ijyari na nijoro, bereka Imana impinduka zigeze gute, zikenewe. Reka ngire ikintu mbabwira, kubera ko n'ubundi gutaka ku manywa na nijoro ibitekerezo byabo byibera mu ijuru, aba bantu n'ubundi uruhanga rwabo Imana nigize gute, niyo irufite. Umurongo wa 5, wa wundi amaze gushyiraho icyo kimenyetso, babandi arababwira 6, numva ati nimugende munyure mu murwa mumukurikiye, maze mukubite amaso yanyu ye kubabarira, kandi mwe kugira ibambe, mutsembeho umusaza n'umusore n'inkumi n'abana bato n'abagore, ariko umuntu wese ufite icyo kimenyetso mwe kumwakura. Amen. Ikimenyetso cyari gifitanye isano no kurokoka, cyari gifitanye isano yuko, reka ngire ikintu mbabwira, nongere mbagarure mbibutse neza. Abisiraheli, hari marayika wagombaga guca mu gihugu cya Egiputa akarimbura. Itegeko bahawe ni iryihe? Babwiwe yuko bafata amaraso y'umwana w'intama, inyama z'uwo mwana w'intama bakazirya, kuko muri Yesu Kristo ntacyo gupfusha iki ubusa. Amaraso bagombaga kuyasiga ku nkomanizo z'urugi. Mumenye icyo Imana yabwiye Kayini rero, ibyaha byituka tugira kuki? Ku rugi. Urugi rwavugwaga ni umutima. Gusiga amaraso ku nkomanizo byerekanaga kwizera ibyo Kristo yakoze, ariko ukabibika mu mutima wande wawe. Kubw'ibyo rero marayika urimbura, ayo maraso yabaye ikimenyetso. Marayika urimbura yarahacaga akavuga ngo ubu ni ubwoko bwatoranijwe, aba ni ishyanga ryera, aba ni abantu Imana yaronse. Amen. Usize iki? Ni iki gisize ku mutima wawe? Ni iki gisize ku mutima wawe ku buryo marayika urimbura azagucaho? Umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Niyo urwaye ntiwizera kugira gute? Gukira. Marayika aravuga ngo mutsembe, ariko umuntu wese ufite icyo kimenyetso mwe kumwakura, ndetse muhere mu buturo bwanjye bwera. Hari abantu bagiye kurimbuka kandi bakora mu bintu by'Imana. Yesu yarebye abigishwa arabareba arababwira ngo hahirwa ibyanjye bitazagira gute. Hari abantu rero bagushwa n'ibintu by'Imana, umuntu akaba yicaye mu rusengero arimo arabaza ngo ariko amaturo yacu buriya ngo yagiye he, kuko twayatanze ari menshi. Watanze igiceri cy'10, urashaka gukora wowe ukora muri Rwanda Revenue, uratanga igiceri cya 20 ubundi ukazana induru wagira ngo watanze 5,000,000.
ugasanga umuntu ngo ngiye ngo sinzanasubira ku rusengero, ngo uyu munsi ngo nahageze ngo nsanga abadiyakoni babiri bamo baratongana, ngo mpita mvuga ngo aba bantu si abantu b'Imana, ubanza Imana itabaha ngaho, urinjije. Abana ba Eli bahakoreraga amahano, ariko ngo itara ry'Imana ryari ritaragira gute? Ritarazima. Kuko nagira ngo mbabwire, impamvu zituma Imana iva mu bwoko bwayo ziba ari impamvu zikomeye. Ikimenyetso rero cyagombaga gukora akazi gakomeye. Nuko rero Imana iravuga ngo muhere mu buturo bwanjye bwera, kuko nabo bose baraboneye ariko si iki? Si bose. Ubu hano ari umuntu waje muri ariya marembo adasanzwe azi Yesu, ari natwe twitwa ko tumaze igihe. Hari abantu turi muri ibi bikari by'Imana turutwa n'abatarigeze bahakandagira. Imana irangije iti muhere mu buturo bwera. Hari abantu bagiranye isano n'umurimo wanjye ariko batigeze bagirana isano nanjye. Umubare w'abantu bagiye kubura ijuru kandi babarirwa mu bintu by'agakiza. Ababwiriza, abapastora, abaririmbyi, abakuru b'itorero, abadiyakoni, abantu b'abamama bashaje, buri muntu wese Satani arimo arashaka yuko uze mu bikari by'Imana, mu buturo bw'Imana ugira ikintu ukora, ariko ikintu cyitwa kugira ngo Imana iture muri wowe cyo akikwiye. Nshuti zanjye, nuko bahera kuri abo basaza bari imbere y'inzu. Abasaza bari imbere y'inzu y'Uwiteka. Amahano yinjiye mu buturo bwera ntibayabuza kandi bashaje. Ubunararibonye bwabo babukoresheje bakora ibyaha aho kubukoresha bahagarika iki? Ibyaha. Ariko uyu munsi wa none abasaza b'itorero ni bande? Simwe mbaza abakuru b'itorero. Rwose ubagezweho abakuru b'itorero bemerera abagore kwambara uko bashatse, ukamubwira uti uriya mu mama ko yambaye nabi, ariko wagiye ureba uwawe, niba warabuze amafaranga yo kugurira uwawe imyenda, uriya we yarayabuze. Ukamaze uti se abizera ko barimo kwambara imyenda migufi bakaba barimo gusiga ibintu iminwa, ibi bintu urabona bizarangira gute? Mukuru w'itorero yarangiza ati jya ureba ibikure bitakureba, urebe hehe? Hasi. Ariko abantu barangiza bati dufite umusaza w'umuyobozi rwose n'Imana y'u Rwanda ntacyo yishe, nta nicyo agize gute? Ntari birye. Abantu basanzwe Imana yarabahaye uburambe mu by'Imana, bakaba batabuza amahano kuba mu nzu yayo, nibo bazarimbuka mbere. Nasomye amagambo ngewe ubwanjye avuga ngo abantu babwirizaga iby'Imana babihagarariye barangiza ntibihane, ngo mu byago 7 ngo nibo bazaza baha abandi amakuru. Iki kirangiye ni icya mbere, hagiye gukurikiraho ikindi ariko kirakomeye, ngo bazagira agahinda gakubye inshuro 10 akabandi bapagani. Ayo magambo narayisomeye. Mbega uburyo abantu dukora mu bikari by'Imana twakagombye guhinduka abantu bera. Mbega uburyo twakagombye kumenya ko urubanza rwacu ruzaba ari special. Mbega uburyo twakagombye kuba turi abantu bafite ibitekerezo byera. Ikintu gikomeye rero nagira ngo mbabwire, kandi arababwira ati nimuhumanye inzu kandi ingombe zayo muzuzuzemo intumbi, ngaho nimugende. Nuko baragenda bica abahehe? Abo ku murwa. Ikintu gikomeye nuko bakibica, aho nari nsigaye nikubita hasi nubamye ndataka nti ayi Mwami Uwiteka, mbese uzarimbuza abasigaye ba Isiraheli uburakari bwawe ubusutse Yerusalemu? Maze arambwira ati ibibi by'inzu ya Isiraheli n'iya Yuda birakabije, kandi igihugu cyuzuwemo n'amaraso, umurwa wuzuyemo imanza zigoretse, kuko bavuga bati Uwiteka yataye igihugu, kandi Uwiteka ntacyo agira gute? Areba. Nanjye ijisho ryanjye ntirizareba neza, kandi sinzabagirira ibambe, ahubwo ibicumuro byabo nzabigereka ku mitwe yabo. Imana irarakaye ntirakaye? Ariko abapagani batazi Imana bo hanze bagotomera ibyaha nk'amazi, nabo mu buturo bwera nabo babigotomere nk'amazi. Ubwo ninde uzafasha undi? Umupagani araza kugura umwenda, avuga ati reka njye kwa murokore, ba murokore umugabo wanjye yambwiye ko umuntu nyambika nabi, reka ngende njye kwa murokore, murokore anyambike. Wagera akaba ari ukwambika ubusa ahubwo kuruta uko abandi babwambara. Urajya mu bukwe bw'umupagani ugasanga yatanze amazi, akambwira ati mwese musanzwe munywa inzoga, nasanze mwarazihaze.
wajya mu bukwe bw'umuntu witwa umukirisitu ugasanga barimo barazinywa bihishe mu bukwe. Ikibazo kirahari ntigihari? Abapagani urahura n'abari babiri barimo kuganira bati Muhanga ko yaducanze dukora iki? Ariko wajya guhura n'abantu bitwa n'abakirisitu ugasangamo baravuga bati pasitoro ko tuzengereje tumwirukane gute? Abo bantu ni bamwe si bamwe? Kagira ikintu mbabwira, ibintu turimo gukora hano mu rusengero bifitanye isano n'uruhanga ibirimo. Kubw'ibyo rero Imana irashaka gusoma ibintu biri mu bitekerezo byawe. Nuko mbona wa muntu wambaye imyambaro y'ibitare ufite ihembe ririmo wino ku itako rye agaruye ubutumwa ati nagenje uko wantegetse. Muvuge ngo amen. Mu gihe ibibazo byari bihari, abantu b'Imana bashyizweho ikimenyetso. Ababishaka bose batunganyije uruhanga rwabo. Marayika yashyize ikimenyetso mu ruhanga, agaruka imbere y'Imana atanga raporo, aravuga ngo uwabishatse wabihaye agaciro wese namushyizeho iki? Ikimenyetso. None abantu barashaka kujyanwa mu ijuru n'amasengesho y'abandi. Urumva njyewe njya Dubai pe, kandi iyo tuvuye Dubai tujya muri Majerwa tuba tunaniwe. Ubu rero maze iminsi numva umutima ushaka Imana. Pastor, nta kuntu nakoherereza ibihumbi nka 200 ukaba urimo kuyarya unansengera umuza nijoro uko numva connection yacitse. Pastor Rosa guhuza nijoro arabishinzwe, cyakora ashinzwe kugukurikirana kandi azabibazwa. Ariko icyo azakora ni kimwe, nuramuka ufite umugambi mwiza wo kujya mu ijuru azakugira inama, uzapfuka mu kwawe nawe apfuka mu kwe, narangiza guhuze n'Imana. Ariko ikintu cyo kuvuga ngo uragiye uraryamye ngo umuntu araguhuza n'Imana n'ubujiji. Ababishaka bumva bibagendereye, bashaka guhinduka mu mitima, bashaka ko intekerezo zabo imyanda irimo Imana yihanagura. Imana yiteguye kubaha umugisha. Nshuti zanjye, iki kimenyetso ni kimenyetso ki? Nshuti zanjye, Bibiliya yagiye igaragaza ibimenyetso bitandukanye, ariko ndagira ngo tujyane mu Byahishuwe igice cya 7. Tunyaruke Ibyahishuwe igice cya 7. Ibyahishuwe 7. Abisiraheli bakiranutse bazarokoka. Twahageranye mwese? Yego. Ibyahishuwe 7 umurongo wa mbere haravuga ngo iki? Hanyuma aha mbona, yego mwahageze. Hanyuma y'ibyo mbona abamarayika 4 bahagaze ku mfuruka enye z'isi bafashe imiyaga 4 yo mu isi. Muvuge ngo amen. Hari abamarayika Imana yashinze yuko bazaza barara ku bitekerezo by'abanyapolitike kugira ngo abo banyapolitike batuze, isi igira umutekano n'umutuzo, ubutumwa bwiza bubona uko bugira gute bubwirizwa. Kubw'ibyo rero aba bamarayika bari ku miyaga, bafashe imfuruka enye, bafashe imiyaga 4 yo mu isi. Imiyaga mu buhanuzi yerekana iki? Imiyaga mu buhanuzi yerekana intambara, intugunda, amakimbirane, akaga n'ibibazo. Noneho ikintu gikomeye, kubera iki bagombaga kuyifata rero? Kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose. Mbona marayika wundi azamuka ava iburasirazuba. Amen. Iyo bavuze uburasirazuba, mwibuke ko Yesu yavuze ko azatunguka hehe? Iburasirazuba. Mbona marayika wundi azamuka ava iburasirazuba afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho, arangurura ijwi rirenga, abwira abamarayika 4 bahawe kubabaza isi n'inyanja ati ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'iki? Z'Imana yacu. Reka njye ikintu mbabwira, Imana ijya iguha umutuzo mu rugo, Imana ikaguha umutekano ku kazi, Imana ikaguha amahoro, ikakurindira ubuzima, ikakurindira abawe n'ibyawe, igendereye kwandika izina ryayo mu bitekerezo byawe. Ariko se ujya umenya agaciro kabyo? Nshuti zanjye, aha muri Bibiliya nimusoma aho hasi bavuze imiryango ya Isiraheli, ariko bavugaga Isiraheli y'umwuka. Bavuze imiryango, ariko nimureba hari abantu 2 muri buburemo. Muri buburemo Dani, nimurangiza muri buburemo Efurayimu. Dani na Efurayimu n'abana ba Yakobo bari mu miryango 12. Yakobo yabahanuriye ibintu byinshi, ababwira hazaza habo.
abari bafite ahazaza habi bagiye babana n'Imana ibahindurira amateka. Ariko nagira ngo mbabwire Dani, kubera kugira umutima uyoboka vuba ibinyoma, akayoboka ibigirwamana, uyu Dani igitabo cy'Ibyahishuwe tugeraho tugasanga umuryango wa Dani watakaye. Twarangiza tugasanga umuryango wa Efurayimu nawo wagize gute? Watakaye. Amateka ya Efurayimu gukurikiranwa kugeza ubwo Imana yabwiye Efurayimu ngo ameze nk'umutsima wahiye uruhande rumwe. Reka ngire ikintu mbabwira, gukizwa ukabivanga n'ubupagani ukabifatanya birangira ukuwe ku rutonde rw'abantu bazinjira mu bwami bw'Imana. Ushaka kuba umuririmbyi ukaba n'indaya, nkaba umubwiriza nkaba n'umwesikoro, umuntu akaba umwizera akaba n'umupagani. Umwanya umwe akaza ku rusengero ati umugore wanjye mumushyire mu ngobyi y'amasengesho, dufite ikibazo ararwaye. Mu gihe mupfukamye musenga mukabona arasohotse, naho yitabye telefone y'umupfumu, ko mageze nzanye na bya bintu, uri hehe? Urambwira ngo uyu muntu Imana izamumarira iki? Umuntu yicaye mu idirishya ry'itorero, abandi barimo bararamya bahimbaza, arareba mu idirishya, areba hirya ahari akabyiniro. Aricara ku ifunguro ryera bakamusengera, apanga yuko iryo funguro ryera rivaho, akaza guhura n'abantu biganye bakajya mu nzoga. Dani na Efurayimu bagize itangiriro, bakomoka ahantu hafatika, ariko mu Byahishuwe bahageze mu bantu bazajya mu ijuru batagize gute? Badahari. Wagize amahirwe, waraje mu idini urabatizwa, waje mu by'agakiza wakira umwami Yesu. Iyo yari intangiriro nziza, abantu barabirebye baravuga bati rwose uyu muntu ari ku rwego rwiza. Ariko kubwo kutagira uruhanga, kutagira ibitekerezo biziritse ku Mana, kutagira amahitamo aziritse ku Mana, bazagushaka mu gitabo ku munsi usoza amateka y'isi, igitabo cy'Imana bakuburemo. Uyu mugoroba turimo kwiga ibintu bikomeye. Ikibazo ni iki? Ko murimo kureba amafilime asobanuye, abakobwa bacu n'abahungu bacu barimo kwihisha bakareba filime z'ubusambanyi, murimo gufata umwanya wa Bibiliya mukawumvamo amateatre, ubundi mwarangiza mukajya ku muhanda kumva inkuru. Mu mitwe yanyu ibintu birimo bifitanye isano n'ikimenyetso cy'Imana. Suhuza mugenzi wa mubwira uti mu mutwe harimo iki? Witonda ariko atakumerera nabi. Mu mutwe harimo iki? Mu mutwe harimo iki? Buriya nagira ngo mbabwire, hari ikintu natangajwe nacyo. Murabona aba bantu b'abastari, bano bantu b'abastari birirwa bagenda, bano bahungu banywa ibitabi bishwe n'ibiyoga. Iyo agenda ahengama, usanga yarahengamye nk'uko indirimbo areba zigize gute? Zihengamye. Noneho indirimbo yumvisha imujya mu bwonko, ku buryo ubona niyo atambaye kutera ubona agenda agira gutya. Ubwo ruvango ibirimo n'ubundi mu mutwe. Nasomye amagambo mu gitondo. Umugabo umwe w'umubishopu ukomeye muri Amerika yahamagaye umukinnyi wa filime, arangije aramubaza ati ni ubuhe buryo mukina teatre abantu bakayikunda, mugakina ibintu bitabaho, abantu ukabona babikunze bikamera nk'ibyabaye? Uwo muntu arangije aramubwira ati rero impamvu abantu badukunda, ibintu byacu bakanabireba tukaba dukunzwe cyane kuruta mwebwe. Twebwe dukina ibintu bitabaye, ariko tugashyiramo imbaraga ukagira ngo byagize gute? Byabaye. Ariko mwebwe muvuga ibintu byabaye, umuntu yabareba mu maso akabona birasa n'ibitaragize gute? None se umupagani yashyizemo imbaraga mu bintu bye, ariko umuntu arimo arajya gusenga akavuga ngo reka mpfe kuba ngiyeyo. Umupagani mwari mwumva umuntu uvuga ngo reka mpfe kuba ngiye ku kabari? Oya. Nshuti zanjye, iki kintu kirakomeye. Nagerageje kwinjira muri Bibiliya rero. Ikimenyetso ni iki? Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 2:19, Bibiliya iravuga ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka agize gute? Azabe. Imana izabayo.
umuntu nagusebya ku rusengero uzatuze, umuntu nakwamamaza akaguhimbira ibinyoma uzavuga uti Imana ishimwe, ngize umugisha yuko uko hasi babireba atari ko mu ijuru bagize gute babibona. Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bitagize gute bidatunganye. Icyo ni ikimenyetso cya mbere, ikimenyetso Imana igishyira ku bana bayo kugira ngo ibamenye baba bayo nabo nayo ibe yabo. Bibiliya irakomeza mu Befeso igice cya 13, Abefeso 1:13. Bibiliya igiye kutubwira nanone ikimenyetso icya mbere. Ikimenyetso cya mbere ni ukumenywa n'Imana, Imana nayo ikakumenya. Ngiyi impamvu ituma Imana ishyiraho abantu ikimenyetso cyayo. Abefeso 1:13 rero hano Bibiliya yatweretse ikimenyetso. Niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, amen, ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera niwe wabashyizeho ikimenyetso, ari cyo Mwuka Wera mwasezeraniwe, amen. Umwuka Wera rero tubonye yuko ari ikimenyetso cy'Imana. Abafite umwuka w'Imana, abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'iki? Nibo bana b'Imana. Kondisiyo zo kugira ngo umuntu ahabwe umwuka wera, agomba kwihana, kandi yarangiza agasubiza ibyibano, ubuzima bwe akabuzirika kuri Kristo. Icyo Imana yakoreye i Karuvari akaba ari cyo yirata, kuko muri we nta cyiza na kimwe yakoze. Ibyo nibyo bita gutsindishizwa n'umuntu kubwo kugira gute? Kwizera. Mwuka Wera ni ikimenyetso, kandi kugira ngo umuntu ahabwe Mwuka Wera byaturutse hejuru, agomba kubanza kwiringira Imana. Yamara kwiringira Imana akumva ijambo ryayo ry'ukuri. Kirazira kubeshya ngo wabonye Umwuka Wera kandi utajya ubona umwanya w'ijambo ry'Imana, ni ikinyoma. Icya gatatu, ubutumwa bwiza bw'agakiza kabwakira. Rero kubw'ibyo byo hejuru, Imana ihita imutera kashe y'ikimenyetso cyayo cy'Umwuka Wera. Kugira Umwuka Wera ni ikintu kimwe, ariko uba ugomba kwitonda. Uba ugomba kwitonda. Sawuli, umwami Sawuli yagize ibimenyetso nk'ibyo abandi bafite Umwuka Wera baba bafite, ariko Sawuli kubwo kutabana n'Imana, kubwo kutumvira ijambo ry'Imana Imana yavugiraga muri Samweli, Sawuli yapfuye araguza. Avuye kuraguza agwa ku rugamba bamuca umutwe. Mbere y'uko apfa Umwuka w'Imana yari yaragize gute? Yaramuvuyeho. Utazarata ubwira abantu ngo wigeze, ngo Imana yigeze kugukoreramo. Sawuli yigeze guhanura, muze kubisoma, ariko yabonye ijuru ntiyaribonye, yararibuze. Mwuka w'ukuri naza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'iby'iki n'iby'amateka. Muri gahunda y'Imana Mwuka Wera niwe wagombaga kwemeza abantu ibyaha byabo mu itorero. None kuri gahunda y'isi umuntu abeshya ko afite Umwuka Wera, agakanga abantu mu magambo yabwiwe, akabwira abantu ngo arimo arabarondora, ari amakuru yahawe inyuma, yarangiza akababeshya ngo ni Imana ibimubwiye. Abantu bagahaguruka bakihana, ariko abantu bihannye Mwuka Wera atabigizemo uruhare ntibazarama mu itorero. Umurongo wa 14, uwo twahaweho ingwate yo kuzaragwa wa murage kugeza ubwaba abo Imana yaronse izabacungura ubwiza bwayo bushimwe, amen. Ingwate, ingwate ni iki? Ni ikintu umuntu agusigira akakubwira ati iki ni ikimenyetso kikwereka ko ndi seriye mu byo tuvuganye, kandi nta kintu kizahindura ibyo nge nawe tugize gute tuvuganye. Mwuka Wera ari ku isi kugira ngo yerekane ko Yesu yagiye mu ijuru kandi azagira gute? Azagaruka. Mbabaze, mu madini yacu tubamo twigisha abantu kwitegura ko Yesu agiye kugaruka. Iyo nyigisho yamaze no gutakara. Abantu barimo barigishwa imigisha. Nabonye Imana igukura ku cyavu ikwicazanya n'ibikomangoma. Nabonye Imana iguha buruse, nabonye Imana iguha visa. Imana yanyeretse uzamuka, sema amena. Ibyo bintu dukwiye kubivamo. Mwuka Wera arahari ngo ahumurize abantu, abafashe. Nimureba neza muri Bibiliya zanyu, twihute tujyane Bibiliya zanyu, Yesaya, tujyane muri Yesaya. Abasomyi ba Bibiliya, Yesaya igice cya
Yesaya igice cya 60, Yesaya 63. Yego, Yesaya 63 umurongo wa 7. Nzajya nogeza ibyo Uwiteka yangiriye neza n'ishimwe rye, ibyo yaduhaye byose nzajya mbivuga. Murongo wa 8. Kuko yavuze ati ni ukuri aba ni abantu banjye, abana batariganya, nuko ababere umukiza. Yababaranye nabo mu mibabaro yabo yose, na marayika uhora imbere ye yajyaga abakiza. Urukundo rwe n'imbabazi ze nibyo byamuteye kubacungura. Yarabateruraga akabaheka iminsi yose ya kera. Ariko baragoma, bababaza umwuka wera, bituma ahinduka umwanzi wabo, ndetse ubwe arwana nabo. Aba ni Abisiraheli Yesu yari arimo kubereka uko yabahetse, kandi umwuka wera niwe wabahumurizaga mu rugendo. Ariko bageze aho bagirana ibibazo n'umwuka wera, kugeza igihe umwuka wera yarwanye nabo. Bishoboka ko waba wicaye hano umwuka wera arimo kurwana nawe, akubwira ngo iki kintu wigikora, uti ndagikora. Kiriya cyaha urimo guteganya kireke, ukavuga uti hoya kimfitiye inyungu. Ijuru rikakubwira ngo yegurira Imana ukiri mu bihe byiza, ukanga. None se ukeneye kuziyegurira Imana uryamye amaguru bayamanitse se hashika? Mwuka w'Imana afitanye ikibazo n'abantu. Itangiriro 6. Umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'iki? N'abantu, kuko ari abantu b'umubiri. Nshuti zanjye, iri somo riratangaje. Nagiye njya mu Kuva igice cya 31 umurongo wa 12. Imana yongera kwivugira n'akanwa kayo ikimenyetso cyayo. Reka njye ikintu babwire, mujye mukina n'ibindi, ariko ntuzakine n'ibintu byavuye mu kanwa. Kandi muri Bibiliya z'icyongereza hari ahantu nagiye mbona amagambo yavuye mu kanwa k'Imana bayagira umutuku, ayagiye ava mu kanwa k'umuhanuzi bisanzwe bakayagira umukara, kugira ngo hatazagira umuntu ubyitiranya. Kuva 31:12 Uwiteka abwira Mose ati, kandi ubwira Abisiraheli uti, ntimukabure kuziririza amasabato yanjye, kuko ariyo kimenyetso hagati yanjye namwe mu bihe byanyu byose, kugira ngo mumenye yuko ndi Uwiteka ubeza. Amen. Isabato birangiye ibaye ikimenyetso, kandi ni ikimenyetso cyerekana ko Uwiteka tweza. None mbabazi, ubu twamaze guhinduka bera ku buryo tutagikeneye isabato? Reka ngire ikintu mbabwire, isabato igiye kuba umurongo utandukanye abashaka kumvira Imana n'abatabishaka. Mbamenera ibanga, iki cyumweru dusengaho abantu benshi cyashyizweho n'abaromani, kandi abaromani barashaka kongera kwigarurira leta zo mu isi, barashaka kongera gukontorora imisengere. Abayobozi b'amadini barabiza benshi, ariko nagira ngo mbabwire, igihe kirageze ngo twongere dusubire muri systeme y'Imana. Imana yaravuze ngo isabato muyimenye kugira kuko ndi Uwiteka ubeza. Ndagira ngo mbabwire ngo abadivaniste umunsi wa 7, iyo mu bisabato muyikomeza neza, mukayiha agaciro ifite, twakagombye kuba turi ubwoko bwera. Kandi icyuho dufite, abadivaniste benshi barimo baragenda bacika intege ku isabato. Kandi nagira ngo mbabwire, niba Imana ivuze ngo ntimukabure kuziririza amasabato yanjye, kuko ariyo kimenyetso hagati yanjye namwe mu bihe byanyu byose, twarangiza tukavuga ko Imana yarekuye ishyanga rya Isiraheli ya kera, Abaroma 11, Imana itoranya twe, ari twebwe turi mu mwanya w'Abisiraheli. Ibyananiye Abisiraheli byabananiye kuko batemereye Yesu ngo abashoboze. Ndagira ngo mbabwire, kuba warahawe amahirwe Yesu ngo agushoboze, byarangiza bikarangira ubuze ubugingo, uzaba ufite ikibazo gikomeye. Isabato ni ikimenyetso cy'Imana. Umurongo wa 17 igice cya 31 Kuva, ni ikimenyetso cy'iteka ryose hagati yanjye n'Abisiraheli, kuko iminsi 6 ari Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi, kuwa 7 akarorera akagira gute? Akaruhuka. Nshuti zanjye, amaraso ya Yesu yabaye ikimenyetso, Mwuka wera abaye ikimenyetso, isabato ibaye ikimenyetso. Kandi nanone abantu bakorera Imana, Imana irateganya ko yinjira mu bitekerezo byabo, igatura muri bo kikaba ikimenyetso. Shaka uburyo mu ruhanga rwawe handikwamo Imana. Nshuti zanjye, ntabwo nabura kubabwira amagambo akomeye
twerekeza ku musozo. Ni amagambo ari mu Byahishuwe igice cya 13. Ni amagambo akomeye cyane, ngira ngo buri muntu wese arebe. Byahishuwe 13, haduka inyamaswa ivuye mu nyanja. Igitabo cy'Ibyahishuwe kivuga inyamaswa kiba kivuga ubwami. Mwese murabizi neza, uretse abantu b'injiji cyangwa abashaka kubyirengagiza. Isi iyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko mu kwaha kwa Amerika, Amerika ni umukozi w'umuyede washyizweho na Roma. Niyo mpamvu abantu bajya bavuga, hano hari abantu benshi baba mu bintu by'iyobokamana, mujya mwibaza ngo umugani uvuga ngo inzira zose zihurira i Roma waturutse. Ariko nagira ngo mbabaze, Pastor, inzira yaturutse i Karuvari igomba kugera i Roma gusa? Inzira yaturutse i Karuvari igomba kuzagera ku marembo y'iki? Y'ijuru. Kuvuga ngo inzira zose zihurira i Roma rero, bashakaga kuvuga yuko imitekerereze yose, filozofi yose, leta zose, amadini yose, ibyo bakora bigomba kugenda bikarangirira he? I Roma. Ariko siko bimeze. Yesu ati ni nzira n'ukuri n'iki? Iyo nzira ntabwo ijya i Roma, ijya mu ijuru. Iyi nyamaswa yakoze ibintu bidasanzwe. Ubupapa ndetse na Amerika bivugwa mu gitabo cy'Ibyahishuwe 13 nk'inyamaswa zikomeye. Nshuti zanjye, nimureba neza, Bibiliya iravuga ngo haduka inyamaswa, umurongo wa 11, nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka, yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka, itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo, ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe, kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu, iyobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho, ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicisha abatakiramya, itera bose, aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa hehe? Cyangwa mu ruhanga. Kubera iki? Iyi nyamaswa y'Ibyahishuwe 13 yashatse aho Imana isanzwe. Icyambere, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavutse ari igihugu kije abantu bavuga ngo ubukristo bubonye aho bujya kuzukira, kuko ubukristo bwari bwarapfiriye mu Burayi. Abantu bagiye gutura Amerika ba mbere ntago bari abadive, ntago bari abadeperi, ni bari abaki, bose bitwaga abaprotestani. Bari bambutse bavuye ku mugabane udaha abantu umwisanzuro wa Bibiliya, bagiye aho Bibiliya isomwa buri wese akayiga uko agize gute, uko ashaka, kuko Amerika yatangiye. Ariko nyuma Satani yayihinduriye icyerekezo, isigara ari igihugu kigomba guteza intambara, kigomba gushyigikira ubutinganyi, kizamura amadini y'ibinyoma atemera Imana aza kurwanya yabanje, gisohokamo za Bibiliya z'abatinganyi n'umwanda n'iki. Ariko ikigenderewe, Yohana byerekwa yeretswe iyi nyamaswa ishushanya ubutegetsi bwa Amerika, yayeretswe irimo gukanda abantu. Iyi nyamaswa yarabanje ifata abantu bashyira mu matsinda. Reka ngire ikintu nkubwire, buriya Amerika ugiyeyo ukababwira ngo ku isi hari abakene bangahe, bahita babakwereka. Ku isi hari abapfakazi bangahe, barabakwereka. Abakire bari ku isi nyereka urutonde, Abanyamerika barabikwereka. Abantu basengaga cyane bubatse amateka, barabakwereka. Abantu bigeze gusenga bakabivamo, Amerika irabikwereka. Ibihugu byubaha Imana, Amerika irabikwereka, ifite ibimenyetso byayo. Niyo mpamvu ubu Amerika yabaye ijwi ngo ry'amahoro ku isi, ariko mukibuka ko n'ubupapa bwiswe ijwi ry'Imana hehe? Ku isi. Abayobozi b'amadini, abizera, mukeneye kumenya Ibyahishuwe 13. Kuki ikimenyetso kigarutse? None niba ikimenyetso cy'Imana cyari umwuka wera, ubwo ikintu Amerika izakora ni iki? Izakuramo abantu inyigisho zose zifitanye isano na mwuka wera, ibashyiremo inyigisho z'abanyamubiri. Icya kabiri, niba amaraso ya Yesu ari ikimenyetso, Amerika izerekana ko ibya Yesu nta kintu bivuze, cyane cyane ko atazanagaruka, bavuga yuko atagifite n'agaciro. Ubu Abanyamerika batangiye gukora ubushakashatsi, berekana ko Imana itanabaho.
bafite amalaboratwari barimo gukora bakabyerekana. Ikintu gikomeye rero, bazarwanya umwami Yesu, ariko Bibiliya avuga ngo Yesu nawe azabanesha, ndetse n'abari kumwe nawe bazagira gute? Bazanesha. Niba ikimenyetso cy'Imana batubwiye ko ari isabato, ubwo ikimenyetso cy'inyamaswa kizaba igitenge, simwe mbaza? Ikimenyetso cy'Imana cyabaye isabato ngo Imana yeza abantu. Ndashaka kubabaza, none ikimenyetso cy'inyamaswa kiraza kuba indangamuntu? Ariko simwe mbazara? Kiraza guhinduka telefone? Kiraza guhinduka urukingo rwa COVID? Kiraba computer? Niba ikimenyetso cy'Imana cyari umunsi, muranyumva neza? Ikimenyetso cy'inyamaswa nacyo kiraba iki? Umunsi. Vuba bidatinze, umunsi wa vendredi n'uwa samedi n'uwa dimanche, isi yose igiye gushyirwa imbere amahitamo kugira ngo bashake umunsi umwe. Barimo baradushinja akavuyo. Bamwe barasenga vendredi, abandi barasenga ku isabato, ubwo n'abadive, ku cyumweru abagatulika n'abarokore n'abaki bose mo barasenga. Noneho dufite n'abandi bantu bavuga yuko Imana itakiboneka mu nsengero, bafite iminsi bagiye bafata maridi, merekredi, ukubitana n'abantu byabaye akajagari, urakoresha inama y'umudugudu ukabura abantu, ukabona abantu baguciyeho ngo bagiye gusenga, abandi barazamutse bavuyeyo. Leta zo mu isi barimo barazibwira ko ubukirisitu ari bwo buzana akajagari n'ubukene. Iby'abanyapolitike barimo rero ni itangiriro ryo kuramukwa. Abayobozi ba pasiteri mu bimenye, Satani azazamura amatsinda avuye mu misengere. Ayo matsinda azinura abantu gusenga, kugeza igihe uzaza uvuga ngo uri umuyobozi w'idini, bakurebe baguseke bavuga ati abantu bawe batuzengereje. Amerika izakoresha uburyo icyumweru aricyo kizamira indi minsi. Ibi bintu byaratangiye bigeze kure. Icya kabiri, agakiza gaturuka mu maraso. Ubu inyigisho zirimo gutangwa mu madini atandukanye, nuko amaraso ya Yesu yonyine ntiyaragize gute? Ntiyarahagije. Abantu barimo baragerekaho imirimo yabo, abantu barimo bariyiriza ubusa iminsi 40, batarya batanywa, kugeza ubwo umuntu azungera bamubwira ngo nanywe n'amazi akavuga ati sinyashaka. Ndagira ngo mbabaze, Yesu yiyirije ubusa iminsi 40 n'amajoro 40, yabikoreye nde? Yabikoreye njyewe. Nje ngomba kwiyiriza ubusa, ariko nkaba mbizi ko bitasimbura ibyo Yesu yankoreye. Muranyumva neza? Iki kintu rero mukitondemo. Ikimenyetso cy'Imana kigomba gushyirwa mu ruhanga, ariko ikinyamaswa kirajya mu ruhanga kijye no mu kiganza. Icya mbere, ibitekerezo byacu bagiye guhindura imikorere, ku buryo ntabwo bazabahera mu bitekerezo, bazakontorora sisiteme z'imibereho. Ubuzima buzakingurirwa abantu biteguye kuramya isi. Abana b'Imana, isezerano riravuga ngo Imana izabatunganyiriza ameza mu maso y'abanzi babo. Ibyo ntabwo bikwiye kudutera ubwoba, ariko nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye muri uyu mugoroba. Isi igiye guhindura imikorere, abantu bakurikiranwe, kugeza igihe kugira ngo ubone akantu ugeraho bizaza bigusaba kuba waramaze kwihakana Imana, kandi mwamaze kubibona. Ubu kugira ngo umuntu agire ikintu akora, akire bwangu, agire gute, biramusaba yuko ibintu by'agakiza n'uburokore ashyira hehe? Ashyira hasi. Ariko reka ngire ikintu mbabwira, urya inshuro y'inshuti bigashira utagize gute? Yesu azarinda agaruka, abantu batamufite bataka, ibyo bafite ntacyo bibamariye. Biciye mu mikorere bazafata ibitekerezo byacu, gusiga inzu yawe, gusiga akazi kawe, gufatirwa kw'amafaranga yawe muri banke. Bazakubwira bati hakana umwami Yesu wipfire n'ubundi. Ariko abazi Imana yabo bazakora iby'ubutwari. Imana yo mu ijuru ibamera umugisha. Hari amagambo nasomye mu gitabo, aya magambo ndifuza kuyababwira. Itandukaniro, ikimenyetso cy'Imana. N'amagambo ni mu gitabo nakunze cyane cyitwa Ibibaho mu minsi y'imperuka. Haranditswe kuri page na 36 ngo uko dusatira iherezo ry'ibihe, ni nako itandukaniro hagati y'abana b'umucyo n'abana b'umwijima rigenda rirushaho kugaragara. Bazarushaho kugaragara ko batandukanye. Iryo tandukaniro ryumvikana mu magambo nk'aya Kristo yavuze: kubyarwa ubwa kabiri. Amen.
ababyawe ubwa kabiri bagomba gutandukana n'abatarabyawe ubwa kangahe? Ubwa kabiri. Icya kabiri, kuremerwa muri Kristo, kuremwa bundi bushya. Icya gatatu, gupfa ku by'isi. Abantu b'Imana biteguye kujya mu ijuru barimo baragenda bapfa ku by'isi, ariko dufite abantu bambara nk'ab'isi. Icya kane, kubaho mu Mana, kubeshwaho n'Imana. Abantu bafite ibyo bintu ngo bizababera ibikuta bibakikije bituma isi itabinjiramo. Wabyawe ubwa kabiri, waremewe muri Kristo, witandukanyije n'iby'isi, none se kubaho kwawe ubikesha Imana. Nshuti zanjye, noneho rero wakwibaza ngo ikimenyetso cy'Imana ntikizigera gishyirwa ku bantu bameze gute? Paji 140. Ikimenyetso cy'Imana ntikizigera gishyirwa ku ruhanga rw'umugabo cyangwa umugore wanduye. Ntikizigera gishyirwa mu ruhanga rw'umugabo cyangwa umugore ugira irari. Ubwo muhise mumenya impamvu Satani yazanye irari mu bantu bitwa abantu b'Imana, kugeza ubwo n'abapotere n'ababishopu, abapasitoro n'abavugabutumwa bakomeye ujya kubona ukabona kuri YouTube umuntu baryamanye arimo aravuga ati njye natangaye, yanteye inda arambwira ngo tuyikuremo ndanga, none nabonye arimo kuvuga ngo ni umuntu w'Imana. Wahe mbereke video ye ngo mbereke ko ntakina. Abantu bati reka 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 wisebye umukozi w'Imana, ejo nzabereka video. Abantu 40,000 bakaba bari kuri YouTube, saa moya agahita azana video asambana n'umukozi w'iki w'Imana. Abantu barangiza bati barokore n'ibihuha, nta nubwo tuzasubira gusenga. Nuko utazi Imana yawe. Iyo banki yasohoye amafaranga irangije yerekana ibimenyetso biranga aya mafaranga y'ukuri, kubera iki? Bucya abantu bapirata amafaranga nabo bakoze iki? Ayabo. Biba bisa, gusa hari imashini yakozwe igomba kubivumbura. Bibiliya ni imashini yizewe ivumbura umuntu w'Imana n'utari we. Nshuti zanjye, hano haranditswe ngo umuntu ufite irari, wa mugabo wa mugore wa mukobwa we, Imana nta hantu yabona yashyira. Kubera iki? Umuntu ufite irari, gigabyte z'ubwonko zose ziba zuzuye. Mwigeze mubona telefoni iyo yuzuye, udownloading indirimbo ukabona screen irahumye? Ubu mwamaze kuzura, Imana ntabwo yabona yishyira ikimenyetso. Abagabo n'abagore bafite irari kandi bakunda iby'isi ntikizigera gishyirwa mu ruhanga rw'abagabo cyangwa abagore bafite indimi zivuga ibinyoma cyangwa imitima iryarya. Abakira icyo kimenyetso bose bagomba kuba badafite ikizinga mu maso y'Imana, bagomba kuba biteguye kujya mu ijuru. Muvuge ngo amen. Uyu mugoroba turasenga ngo Imana yeze ubuzima bwacu, Imana yeze ibitekerezo byacu, kugira ngo amaraso ya Yesu abyare umusaruro, kugira ngo umwuka wera tubyare ubwa kabiri, kugira ngo Imana iduhe imbaraga zo gukomeza amategeko yayo n'isabato irimo. Nijyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Cyo kimwe turirimbe dusenge. Murinzi we menyesha igihe, mbesi wacu ni muhero, ati joro ryijimye cyane ariko buracya, ntukarire biha ugende, nturorere kwiringira, nturorere kwiringira kugeza igihe uzasohora mu rugo rwa data, mu rugo rwa data. Igisoza imuhira ni bugufi, imuhira ubu ni bugufi, tunezerwe mu mitima, kandi ntitugire ubwoba, duhumure kuko tuzakira, kandi Imana izatumara agahinda. Amen. Ntukarire, tuzabana, kandi n'amakuba yose azaba ashize. Mu isi twaba
twabuze amahoro, ariko ntabwo tuzabura amahoro. Ntabwo tuzabura amahoro mu rugo rwa data. Amen. Imana ibahe umugisha. Ese muri uyu mugoroba hari umuntu uvuze ngo kugira ngo abamarayika bashyiraho ikimenyetso batancaho, ijambo ry'Imana kugira ngo rigire agaciro mu bitekerezo byanjye, ibitekerezo by'irari, ubupagani byatwaye ibitekerezo byanjye ku buryo ibintu by'Imana byabuze aho bijya. Mana, muri uyu mugoroba tabara ubuzima bwanjye, tabara ahazaza hanjye. Wowe urimo kuvuga uti Mana, nifuza kukubakaho ubuzima kugira ngo ubwo inyamaswa izaba igota abantu, ibagoteye mu mirimo, ibagotera mu bitekerezo, uzabane nanjye, nzabe nanditswe mu gitabo cy'ubugingo cyawe. Umuntu ushaka kwihana muri uyu mugoroba, umuntu ushaka kwiyegurira Imana, nashaka bumwe, tera intambwe uze twiyegurira Imana dusenge. Banguka ngiye gusenga, niba uhari ngwino, niba uhari tera intambwe, niba ushaka kwiyegurira Imana. Imana iguhe umugisha. Uyu ni umwanya udasanzwe. Yego abapasiteri mumfashe, Imana ibahe umugisha. Mushiki wanjye, Imana iguhe umugisha. Kubwira Imana ngo itunganye uruhanga. Abari ku byuma mube mundebera indirimbo ya korali Ijwi ry'Ihumure yitwa Uruhanga, kugira ngo abantu nibaza gusohoka amateraniro baze gutaha bumva iyo ndirimbo. Uyu mugoroba n'umugoroba mwiza wo kureka ibibi, n'umugoroba mwiza wo gushyira iherezo ku minsi y'ubujiji, n'umugoroba wo kubwira Imana ngo Mana, ugushikamijeho umutima uzamurinda b'amahoro masa. Umutima niwo Imana ikeneye. Imana nifata umutima, ibikorwa byawe, amaboko yawe, ikiganza cyawe kizakorera Imana. Uzatanga amaturo, uzatanga 1/10, uzafasha abapfakazi n'imfubyi, uzashyigikira leta mu bikorwa byafasha abaturage. Ariko Imana icyo ishaka ni ibitekerezo byawe. Bwira Imana uti Mana, ndashaka kugutekereza, ndashaka yuko winjira muri jye. Tugiye gusenga, Imana iguhe umugisha. Munyemerere dusenge. Niba hari undi utambuka, nakoresha uyu mwanya, tugire bwangu. Haramutse hari undi, Imana iguhe umugisha mwene data. Gukunda Imana, gushaka Imana, kwiyegurira Imana, kwereka Imana ko ushaka kwinjira mu bitekerezo byawe, gufata ijambo ry'Imana, amategeko y'Imana, amasezerano y'Imana, ukabishyira mu ruhanga, bikaba ari byo bizaza bikontorora impagarike yawe. Ngibi ibintu Imana ikeneye, nguku gukizwa, nguku kwakira agakiza. Imana ibahe umugisha. Munyemerere dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Muri uyu mugoroba amaraso yawe yongeye kutubera ikimenyetso, Mwuka wawe wera yongeye kutubera ikimenyetso, wongeye kwandika ku gahanga kacu yuko twerejwe kugukorera. Ijambo ryawe ryongeye kutwereka agaciro k'isabato, kwifitanye isano no kwezwa. Mwami Uwiteka, ubw'isi irimo gushaka gukuraho ijambo ryawe, isi ikaba irimo gushaka kurwanya ijambo ryawe, ikaba ishaka kurwanya amategeko yawe, isi ikaba irimo gutegura kurwanya abantu bawe. Uduhe kwinjira muri wowe twihuta kugira ngo tuguhungiremo. Abana bawe barahagurutse, ikimenyetso bakoze cyo kuza imbere ni ukukwereka ko bakeneye kubatabara. Ubwo uri Imana yadutabaye natwe ukadukura mu mwijima w'icuraburindi, ukaba waratugejeje mu mucyo w'itangaza, nabo bakure mu byo barimo, ubazane mu byo wifuza, kandi amasezerano yawe aba ari yababeshaho. Dusabiye umugisha igihugu cyacu, dusabiye umugisha abashyitsi badusuye, abayobozi b'amatorero atandukanye badusuye hano. Ngwino ubane nabo, ubiyereke, ubereke inzira yawe, ubakundishe ijambo ryawe, ubakundisha amategeko yawe, kandi bagukunde. Dore Mwami Uwiteka, ubuzima bwabo babumaze cyane bashakisha ukuri. Uzabahingutse ku kuri kwawe, kuko ukuri ni wowe. Ngaho rero, ubwo abana bawe bagiye gutaha, batahana amahoro yawe. Mu mitwe yacu handitsemo ibintu bibi, ariko tugusabye imbabazi. Igitambaro cyawe cyera ugihanaguza ubwonko bwacu, kugira ngo iminsi y'ubujiji n'ibyo twaboneye muri ubwo bujiji n'ibyo twabitse ubikure muri twe, utwinjizemo iby'agakiza, tugire intumbero nshyashya. Buri muntu wese uri hano agira ikimenyetso cyerekana ko yahoranye nawe ku musozi. Icyo kimenyetso ni umutima wababariwe, icyo kimenyetso kibe amarangamutima meza, icyo kimenyetso kiba amakenga, icyo kimenyetso kiba umutima wumva ugukeneye kandi ugushaka.
tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Ariko tuzateranira imbere ya data. Tekereza igihe umaze mu itorero ry'Imana, mbese Yesu aje none wamusanganira. Ubwo Imana y'Uwiteka izabivugiye ku bicu, Yesu agarutse mbese wamusanganira. Icyampa kuri uwo munsi uko duteraniye hano, akaba ariko tuzateranira imbere ye. Buri wese azishimira ko atsinze uru rugamba, maze turirimbe yuko tunesheje iyi si. Icyampa kuri uwo munsi uko duteraniye hano, akaba ariko tuzateranira imbere ye. Buri wese azishimira ko atsinze uru rugamba, maze turirimbe yuko tunesheje iyi si. Abaririmbyi bararirimba, babwiriza bakakubwiriza, bose bakubwira kwihana ibyaha. Uwiteka ntacyo atakoze ndakumenyesha inzira ye, mugenzi nurimbuka ni wowe uzaba wisize. Icyampa kuri uwo munsi uko duteraniye hano, akaba ariko tuzateranira imbere ye. Buri wese azishimira ko atsinze uru rugamba, maze turirimbe yuko tunesheje iyi si. Icyampa kuri uwo munsi uko duteraniye hano, akaba ariko tuzateranira imbere ye. Buri wese azishimira ko atsinze uru rugamba, maze turirimbe yuko tunesheje iyi si. Uko duteraniye hano, akaba ariko
kose byari bikomeye, ubwo Satani yari yatangaje intsinzi, igihe yabonaga amugejeje mu gituro, kuko iyo atavamo ibyacu byari birangiye. Ariko muhumure, kuko mu minsi 3 Yesu yarazutse, imva ye iri mu busa. ntakirimo, Yesu ntakirimo, ntakirimo mu gituro Yesu yavuyemo. Genda urebe, imva ye iri mu busa, ari mu ijuru, umuri nawe uturengera. Ntakirimo, Yesu ntakirimo, ntakirimo mu gituro Yesu yavuyemo. Genda urebe, imva ye iri mu busa, ari mu ijuru, umuri nawe uturengera. Abatari babizi mwese nimubimenye, Yesu yazutse atuzukana intsinzi. Ubwo kuba mwizera tugendera muri iyo ntsinzi, kuko iyo atavamo ibyacu byari birangiye. Igihe yavagamo twari dutsinze urupfu, tubonye ubugingo buhoraho iteka ryose. Ntakirimo, Yesu ntakirimo, ntakirimo mu gituro Yesu yavuyemo. Genda urebe, imva ye iri mu busa, ari mu ijuru, umuri nawe uturengera. Ntakirimo, Yesu ntakirimo, ntakirimo mu gituro Yesu yavuyemo. Genda urebe, imva ye iri mu busa, ari mu ijuru, umuri nawe uturengera. Ntakirimo, Yesu ntakirimo, ntakirimo mu gituro Yesu yavuyemo. Genda urebe, imva ye iri mu busa, ari mu ijuru, umuri nawe uturengera. Genda uwa Yesu, nawe n'uwanjye, ibyamagayikisha ntibigifite umwanya, kuko arankunda, nanjye ndamukunda. Ahazaza hanjye hari mu bwishingizi. Simpangayitse, ndatuje cyane, ubunguwe neza mu mutima wanjye. Ndi mu bwishingizi, ndakomeye cyane, ndi mu maboko y'ushobora byose, sinzatinya. Simpangayitse, ndatuje cyane, ubunguwe neza mu mutima wanjye. Ndi mu bwishingizi, ndakomeye cyane, ndi mu maboko y'ushobora byose, sinzatinya. Ntuzatinya abantu ntacyo bagutwara, ahubwo burya uzatinya icyaha cyonyine, ndetse n'urupfu ntuzarutinye, kuko Yesu yarutsinze aduha ibyiringiro. Simpangayitse, ndatuje cyane, ubunguwe neza mu mutima wanjye. Ndi mu bwishingizi, ndakomeye cyane,
maboko y'ushobora byose sinzatinya. Simandayitse ndatuje cyane, ubunguwe neza mu mutima wanjye, ndi mu bwishingizi ndakomeye cyane, ndi mu maboko y'ushobora byose sinzatinya. Ab'isi bose bamenye neza ko ntari umuntu usanzwe, njye nimwe n'Imana, ndi n'umutambyi watoranijwe, igikomangoma cy'ubwami buzahoraho. Simandayitse ndatuje cyane, ubunguwe neza mu mutima wanjye, ndi mu bwishingizi ndakomeye cyane, ndi mu maboko y'ushobora byose sinzatinya. Simandayitse ndatuje cyane, ubunguwe neza mu mutima wanjye, ndi mu bwishingizi ndakomeye cyane, ndi mu maboko y'ushobora byose sinzatinya. Simandayitse ndatuje cyane, ubunguwe neza mu mutima wanjye, ndi mu bwishingizi ndakomeye cyane, ndi mu maboko y'ushobora byose sinzatinya. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.